nubwo nemera ko njya navuganye n'abasifuzi babiri bajya kurekura baro ntabwo yari yegereye umurongo ahubwo yaje yegereye asa n'usohoka muri surface yego buriya baro bajya kuyirekura yarimo hagati bye ahubwo hagati se nko muri penalty oya no buretse gato yari yegereye umurongo usohoka muri penalty buretse gato riga kuko ntunafatana image urabibona yegereye umurongo arimo arasohoka asatira umupira nibyo nyine mvuga ariko baro bajya kuyirekura yaragaze muri surface rwose nganira na Gasingwa Michel n'umusifuzi ntari buvuge kuko yabinsabye hari n'undi musifuzi waje kohereza butoyi VN yakoze nta kuri televiziyo Rwanda sigaho mu Bwongereza bose bavugaga ikintu kimwe ngerageje kubaza abasifuzi yego ubwo baje abasifuzi to version yabo barambwira bati ikintu cyagora umusifuzi muri iriya situation iyo uri aho ku ruhande aza kuba bamenyeranye nka kuri uvuga ngo wenda Dodos akorana na Sam Kenshi kwa kundi umwizeye 100% yari kumubwira ati ntushidikanye ntunahangayike nabibonye neza ko Suwane yarari neza muri penalty nkuko nanjye twese tubyemeranya ko yararimo ati yitange rwose ushize amanga ariko ku ruhande nyuma yo kubona mugenzi we yise kufra yarashidikanyije asubira inyuma bivuga ngo kwa kutamenyerana biturutse kuko abasifuzi mpuzamahanga batari bahari bakomeye mu gihugu habayemo icyo kintu cya miscommunication ntiyamubwira ngo 100% mbihagazeho yitange kuko Gasingwa yambwiye ngo ubundi iyo bahugura abasifuzi bamubwira ngo ikintu nk'iki cyahindura umukino ugomba kuba uhagaze kuri penalty 200%. Muribuka igihe Rayon Sport yateye penalty mu minota ya nyuma umusifuzi Dodos ari we wirutse arazagera neza penalty itangirwa aravuga ati nabibonye gitange niyo kandi amashusho akaza kugaragaza ko yariyo Shimwe Claude Cucuri yashatse nawe yagize gushidikanya ariko aramubwira ati humura nabyibone kandi usubije mu mashusho twaje gusanga iyo penalty yariyo ni nako n'uyo ku ruhande yari kubigenza yari kwegera muri penalty Lorenzo akabwira umusifuzi ngo ntushidikanye byabaye mbireba ariko impamvu abantu bibaza ngo noneho ngo kuki yatanze kufra umusifuzi yagize kwezita gushidikanya kuko icyitwa clear consideration atarabihagazeho 100% ko yari penalty aravuga ati ashobora kuba yawukoze ari mu murongo bituma atanga kufra abantu babyumve neza njya nsubiye mu mashusho ni penalty ariko umusifuzi nk'umuntu ashobora kugera gushidikanya agatekereza ko umukinnyi atakoreye muri penalty ariyo mpamvu yatanze kufra n'ikarita y'umuhondo kuri so navuga ko niyo incident ikomeye yaranze baravuga ngo ariko kuba yari penalty itarahawe yeroyo yari penalty habaye gushidikanya ko umusifuzi atanga kufra ariko amashusho agaragaza ko yari kwizigira ngo ikintu ntemera ni kimwe ibyari kuba ubutabera ikintu ntemera ni kimwe nuko Rayon Sport ntemera ni kimwe sinshobora kujya gushaka impamvu umusifuzi yaba arashidikanyije gutanga penalty kandi ariyo kandi ahegereye ngo njye kubishakira ahandi ngo hari ntiyayibonye n'uburyo biri bushoboka niba atarabonye iriya penalty yarahagaze hariya ni ikibazo kuri we umusifuzi agomba kuba ari pre kureba action nk'ariya niba iryo ni ikosa rye kuba byonyine ataribonye ahagaze muri rapozi yego hari abantu bayibonye bari muri stade bidasabye n'amashusho niba nanone yarabyirengagije akarangara baro iturutse kwa Serumogo ayireba ko bayishose igana mu izamu handi amaso yarebaga by the way akandi nakunganira ntago penalty nk'iri isifurwa n'umusifuzi wo hagati uzi impamvu banza ubyumve neza babarakoze iriya penalty zikorewe ku mirongo uzanabirebe ni niyo mpamvu abasifuzi bo kuranda basifura ama offside rega baretse aho tubyumve ntago kwizigira ubirebe muri vision simbihakana nyumva reka mvuge icyo nshaka kuvuga turavuga ku muntu reka mvuge icyo nshaka kuvuga turavuga arbitrage aya ntabwo ari ya penalty gusa ngo biri kuri Moise hari ibintu byinshi byabaye muri uriya mukino hari amakarita ataratanzwe agomba gutangwa hari abakinnyi bakaba barabonye amakarita ya kabiri y'umuhondo batayabonye ikibazo cy'imisifurire siriya match gusa ni rusange biterwa n'iki abasifuzi ba